abo twarebanye episode ya 2 duherukana ubwo aba bana bari bamaze gutsinda umwanzi, bamaze kurwana n'ibirura, ingabo nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse bafata umwanzuro wo gusenga bagashima Imana kubw'ibitangaza yari imaze kubakorera. Nuko byagenze, ndetse iyi ni episode ya 3 akaba ari nayo finali. Uze kubana nanjye. Abana batangiye bavuga bati, batangira kuvuga amazina yabo. Hari Rose Maro, uwo mukobwa muramuzi, ndetse akaba afite na murumuna we ufite amaso yijimye. N'abandi bana batangiye basenga Imana, batangira rwose bayishimira bati, Imana turagushimye. Buri umwe wese agenda avuga izina rye ati, Imana ishobora byose ndagushimiye kubwo ibitangaza wakoze, tukaba tukiri bazima, waturinze, wabanye natwe nta kibazo twagize. Abana bari hano bahuye n'ingorane zikomeye cyane, ndetse ntabwo byigeze birangira ibigeragezo, kuko ugiye kubona ukuntu bahuye n'intambara zikomeye cyane. Ndetse ubwo basengaga Imana, umusirikare ubatoza, ingabo ibatoza, umukobwa yaricaye ahangaha ari kwitegereza ukuntu bari abana bari gusenga Imana, ndetse bari kuyishimira. Abana bakomeje gutyo, bakomeza bashimira Imana kubw'ibitangaza bikomeye Imana yimaze kubakorera. Mbega byiza! Ese wowe wari wabona Imana igukoreye ibitangaza ugafata umwanzuro wo kuyishima? Ese ibyo bintu ujya ubikora ukabona rwose warwanye intambara ikomeye Imana yari kurwaniriye iguha imbaraga, maze wabivamo ukibuka kuyishima? Ese ibyo bintu ujya ubikora? Aba bana batangira kuvuga ati, guhera uyu munsi Imana turakwinginze uzabane natwe mu byishimo, mu mibabaro, ingaruka zose Imana tuzahura nazo uzabane natwe. Turabizi turi mu isi, ariko turakwinginze kugira ngo Mana uzadukomeze. Abana bibutse yuko ibintu byose bakoze ndetse ari imbaraga z'Imana zabibayemo. Abana bakomeza bashima Imana bati, Imana turagushimiye cyane. Mbega byiza! Ibyo birangiye sasa barakureka. Abana batangiye kunama bahereza Imana icyubahiro bati, mbega ibintu byiza! Ese aka kantu si keza? Akantu ko gusenga Imana si akantu keza? Ni ukuri pe, gusenga ni umuco mwiza, ni ukuri gusenga ni ibintu byiza, gusenga ni intwaro ikomeye cyane mu buzima bwa muntu. Abana nuko byakomeje kugenda, bakomeza bahereza Imana icyubahiro kubw'ibitangaza bikomeye Imana yari imaze kubakorera. Nawe rero aba bana nizere yuko uri buze kubigiraho ikintu gikomeye cyane, ukajya usenga Imana mu bintu byiza, ukemera rwose kuyisenga, nta kundi kuntu byagenda. Ibi bitubaho Imana yabiteguye kandi iba yabishatse. Rero wahura n'ingorane zikomeye cyane, ujye urashima Imana, kandi nubona upfuye nabwo uzamenye yuko nyine niko Imana yabigennye, nta kundi kuntu byari kugenda. Mbega byiza! Aba bana ni ukuri banyibukije ukuntu Salomo yajyaga ashima Imana, banyibukije ukuntu Mose ndetse n'Abisirayeli bajyaga bashima Imana kubw'ibitangaza yamaze kubakorera. Ni ukuri ni ibintu byiza, ni umuco mwiza. Abana noneho basoje barakureka. Uwa mbere yahise ahaguruka, ndetse n'uwa kabiri ahita ahaguruka, n'uwa gatatu, uwa kane mwababonye ni abana bagira ikinyabupfura, n'uwa gatanu ni abana batanu badasanzwe. Sasa barakureka, hari akana gafite amaso yijimye. Aka kana ko ni iboro ikomeye cyane, kari buze guhura n'ingorane zikomeye cyane muri buze kubona muri iyi video nimuza kuyisoza. Mbega byiza! Barakureka noneho umwana Rose Maro muramuzi, yatangiye avuga ati, noneho reka mbabwize ukuri, turahangaha siko bimeze Yohani, twakuvumbuye. Batangiye kugenda bavugana amazina bati, wowe uri mukuru wacu. Niko batangiye bavuga. Uwa kabiri ninde? Ugiye kuba uwa kabiri ni uwuhera. Nawe uraba mukuru wacu, uraba uwa kabiri, siko bimeze. Noneho uwa gatatu, uwa kane nawe, uwa gatatu yabonetse, nawe uraba uwa kane. Uko tugenda dukurikirana, siko bimeze se? Nanakaraka kati, nta kibazo nyine, nta kibazo, reka mbe uwa kane mu bantu bakuru ahangaha, ubwo nyine nta kibazo. Ndetse aba bana harimo umwana w'umunyabwenge Rose Maro, atangira kuvuga ati, noneho reka twite izina rikomeye cyane, mbese rizaduhuza twembi, kuko turi itsinda rikomeye cyane. Batangira gutekereza bati, se izina ryaba ribereye itsinda ryacu ni irihe? Turi itsinda rikomeye cyane kandi twarwanyije umwanzi, ndetse Imana ibidufashijemo. None izina ryiza ryaba ribereye itsinda ryacu ni irihe? Turishakishe. Abana bati, turyite ubumwe. Uzi ko ari byo? Wow! Ubumwe! Iryo zina ni ryiza.
mbega izina ryiza. Batangiye guseka, batangira guserebura, ari nako uriya mukobwa ari kubibona, ari no kubyitegereza ati mbega abana bafite urugwiro, bati rwose izina ni iryo ngiryo. Siko bimeze se? Rero tugomba gufatana urunana, tugafashanya, mbega byiza. Mbese ahantu hose tuzajya bakatubonamo ubumwe, urukundo. Ni ibintu byiza cyane, kandi tugomba gushyira hamwe. Imana igomba kuzatuba hafi. Uko Imana yatweretse uyu munsi, izakomeza ibane natwe mu bintu byose tuzanyuramo bigiye bitandukanye. Abana nuko bari bateye, abana ni imico yari ibaranga, bari bameze neza cyane, mbega byiza. Batangiye kwishima bati rero ni byiza cyane rwose bavandimwe mbona ahangaha. Nizere yuko turi bahasista nyine, namwe muri kubibona. Ariko uyu nguyu navuze yuko siko twahise tunavuga yuko se ari mukuru wacu, ni brother wacu nyine. Ni brother wacu, ahubwo tumubaze arabyishimiye. Reka tumubaze, nese big brother? Batangira kubaza big brother. Atangira kuba ati mbega byiza, mbega ibintu bitangaje, nukuri birashimishije. Gusa nyine I love you, ndabakunda cyane. Ubundi ubumwe nkatwe tugomba gukundana, ni ibintu rwose byiza cyane. Wa mukobwa uri kubirebera kure ati mbega ibintu byiza, mbega abana beza. Mushyire ikiganza ahangaha, duhuse ibiganza, Imana iduha umugisha, sibyo? Mushyire ahangaha. Abana rwose bakora utuntu twiza, ukabona rwose ni utuntu twiza tubereye amaso. Wa kabiri ashyiraho, nawe shyiraho big brother, shyiraho big brother. Wamubonye? Ashyiraho, wamubonye? Okay, hashyizeho n'undi wa gatanu nawe ahise ashyiraho. Byari ibyishimo, mbega ibintu byiza cyane. Ukore dufatanye, tuzakomeze dufashanye. Ubumwe niryo zina rituranga, kandi Imana izaduha umugisha mu byo dukora byose. Mbega byiza. No clip aba bana ndabakunze cyane, kandi ndabizi nawe uri kureba iyi video urabakunze, ubakwiyeho isomo rikomeye cyane. Abana barasetse cyane, ndetse ariko nako umutoza wabo ari kubitegereza ati mbega abana bafite urugwiro, mbega abana beza, mbega byiza. Ndebere rwose abana bari hano bari bafite imbaraga ndetse n'ishyaka byo gushyira hamwe, gukorera hamwe, mbese kumvikana. Bahisemo n'izina ryiza ubumwe. Rero nawe rero nushaka kumva, ushaka kurema itsinda ry'abantu bangahe, birashoboka yuko baba ari 5 nk'aba bana, umuzaryite ubumwe, kuko izina ubumwe ni izina ryiza. Sasa bavuye aho ngaho bajya ibwami. Ntabwo aba bana bagumye hano mu ishyamba, wapi, bagombaga kugenda. Cyane ko uyu mukobwa yese abajyana ibwami. Atero ntabwo twagombaga kuguma hari mu ishyamba, niyo mpamvu twazinye ahangaha ibwami. Ariko nanone ahangaha hari amategeko ahagenga. Ikintu ngomba kubabwira nuko uyu musozi ni umusozi mwiza cyane, kandi ikintu gitangaje nuko abantu bose bawuriho ni abantu mbese babanyembaraga. Muri kumva neza? Ana ahantu hatinyitse cyane. Uyu musozi noneho ni umusozi w'ibwami, namwe muri kumva ukuntu ari ahantu hatinyitse. Rero nta by'imikino, ndetse aha hantu hari ubwigenge buteye ubwoba. Muri kubyumva neza? Ndetse uyu mukobwa akomeza agenda abwira aba bana ati rero mwabana mwe, nakomeje kubabwira byinshi, ahangaha nta mijenje ko, ahangaha nta gasuzuguro. Nizere ko rwose ikinyabupfura mwari mufite hariya twari turi muzagikomeza n'ahangaha, kuko ahantu twageze ni ahantu hiyubashye ibwami. Mbese namwe murabyumva ukuntu ari ahantu harenze cyane. Siko bimeze? Akana kari hano gatangira kuvuga ati okay yes, n'abandi bati nta kibazo rwose. Uyu mukobwa akomeza avuga ati ahangaha mbese reka tuvuge yuko ari mu buyobozi, ni mu buyobozi bukuru, mbese ni mu ipfundo ry'igihugu, hagati handi mu murwa ni mu buyobozi. Rero aha hantu nahabazanye kugira ngo muhagume ibihe byanyu byose, muzitware neza. Abana bari hano mwibuke yuko Imana igomba kubarwanira ko byagenda kose, kuko ikintu usabye Imana igomba kukiguha byanga bikunze. Uzasabe Imana ushikamye, ndetse uyisabe uzi neza ko ikintu irakiguha, izakiguha. Ura Imana ntabwo wayisaba ikintu ngo ikikwime, buri teka ihora irwanira abantu bayo. Ntabwo Imana yagutererana, icyo cyo ugomba kukimenya. Uyu mukobwa akomeza ababwira ati rero mugomba kwitwara neza, nta byo kujenjeka, kandi mugomba kubaha uwari wese wahangaha. Ahangaha nababwiye yuko abantu bose bari hano ni abantu bakomeye, mugomba kwitwara neza cyane. Ndetse aba bakobwa batangiye kuvuga ati cyangwa ahangaha ni mu muryango wa Yohani. Yohani gute se?
ko ndi kubona abantu bakunze bafite isura nk'iye ibite by'aha hantu. Uyu mukobwa arabitegereza ati ibyo muri kuvuga ni ibiki? Ubwo buswa muri kuvuga ni ubuki? Ayo magambo nayabatumye? Tumaze kuvugana ngo iki? Nababwiye ngo muvuge amagambo nk'ayo ngayo. Ahangaha nta muntu uvuga amagambo menshi. Uri kumva neza? Muri kubyumva? Mushyire mu mitwe yanyu. Nababwiye ko ahanga amagambo ahavugwa ni amagambo ameshe. Mujye murasohora amagambo meza mu kanwa kanyu. Nta mpamvu yo guzana amagambo adafite agaciro. Ndetse uyu mwana ati okay, turi kubyumva, nta kibazo nyine turakomeza kubizirikana, ubwo nyine ntabwo turi buze kongera. Uyu mukobwa ati noneho nongere kumva muri kuvuga ubusa. Muri kumva neza? Ahangaha ntabwo ari imikino nk'ayandi dufite hariya mu ishyamba. Murabyumva neza? Ahangaha noneho ni ahantu hihariye uvuga nabi bagahita bakwica. Kandi nanjye ubwanjye nta mpuhwe nakugira kuko nahita mera nkaho nakwihakanye. Muri kubyumva neza? Abakobwa bati turi kubyumva. Okay, tugende noneho. Ubwo byarangiye nuko byagenze, abana bahita bagenda. Ubwo bari bagiye mbega byiza, ariko abana bahawe impanuro uko byagenda kose. Abana bakomeje urugendo, bakomeza bagenda bari kuganira, ariko amagambo mazima cyane ko uyu mukobwa yababwiye ati mujye muravuga amagambo mazima. Ndetse abana bagenda bari kuvuga bati turi mu busitani bw'ibwami. Mbega ibintu byiza. Nukuri pe ibintu birarenze. Mu buzima bwacu rwose twumvaga ibintu bitashoboka, ariko nukuri biraturenze. Ndetse bakigera ahangaha uyu mukobwa, iyi ngabo ikomeye cyane yise ihura n'igikomangoma cy'umwami. Ubwo abatazi igikomangoma sinzi ukuntu umwami umeze, ubundi igikomangoma ni umwana w'umwami. Musanzwe mubizi rero imvugo mbese zimeze neza, kuvuga mbese ibintu mu gihe cyacyo, mbese niko bigomba kugenda. Uyu mukobwa akigera ahangaha yatangiye mbese kugenda aha icyubahiro iki gikomangoma, cyane yuko bari baje guhurira ahangaha mu ndebere rwose. Mbese atangira kumuha amasaruti, mbese mu rwego rw'uko amwubashye nta kibazo. Ndetse ati nukuri byiza cyane uyu munsi naronse, ndetse maze iminsi myinshi cyane ndi kujya gushakisha, rwose byagenze neza. Mbega none uyu munsi nkaba nageze ahangaha, ndetse ntabwo naje ngiye nyine nazanye n'abasoda, abasirikare, abana bameze neza cyane. Ndetse iki gikomangoma gitangira kubwira uyu mukobwa, iyi ngabo ikomeye cyane, ati nukuri pe biragaragara yuko akazi kawe ugakora neza. Abo bana bose ndi kubona nabo uvuye kuzana, ukora akazi gakomeye cyane pe. Nukuri pe uravunika cyane, ahubwo kubeki utaruhuka. Uyu ni umukobwa umenya akazi ke. Ese nawe ujya umenya akazi kawe ukamenya no kugakora neza? Reka nkubwize ukuri, akazi ukora neza niko uzahemberwa. Kora akazi kawe neza kugira ngo umunsi umwami yaje guhemba azasanga wakoze ibintu byawe neza, atazasanga warashyizemo ubunebwe, apana kujya uraryamira gusa. Iki gikomangoma gikomeza kubwira uyu mukobwa ati nukuri pe wakoze ibintu byiza cyane, ndanagushimiye rwose pe. Nzi neza yuko umwami cyangwa se umwamikazi bari buze kugushima, ahubwo wanyemera akantu gato, reka tujyane kuyeba mama. Uyu mukobwa ati no, ntabwo byashoboka, ibyo ngibyo ntabwo biri muri business zanjye. Mu byo nshinzwe ibyo kujya kureba umwamikazi, ibyo ngibyo nabyo mbirimo. Wapi, ntabwo byashoboka. Njye rwose ngomba kuguma ahangaha umwanya wanjye munini, kuko ikintu cyari kinzanye ahangaha nari nzi yuko ndi buze guhura nawe nkakwereka aba bana bato nazanye. Rero ndeka nigumira ahangaha, kuko ntabwo nigeze ntegura kuba najya kureba umwamikazi. Ntabwo rwose ibyo ngibyo nigeze mbitegura, ndakwinginze. Uyu mukobwa niko atangiye avuga. Gusa iki gikomangoma kiti nyamara mama ntabwo ameze neza. Mama yambwiye yuko rwose agomba kurara abonye aba bana, cyane ko yazi ko uri buze uyu munsi, kandi pe natababona agomba gupfa. Hari icyo ashaka kubabwira, ndetse hari icyo ashaka kureba. Ese uwo mwamikazi ashaka kureba iki? Aba bana baba badasanzwe ku buryo umwamikazi ashaka kubareba. Igikomangoma gikomeza kuvuga kiti umwamikazi harabakeneye, kandi natababona no gupfa yapfa, afite imbaraga nkeya pe. Mbabarira tugende, abana rwose tubajyane ababone, cyane yuko rwose aribyo yarashaka. Ndakwinginze mwe kuma ahangaha muze tugende, sibyo? Ntabwo turi buze gutinda. Ubwo nibirangira bari buze kugaruka, ndetse nawe ujye muri gahunda zawe, ntacyo bitwaye. Ese uyu mukobwa ari buze kubyemera katuze kureba? Okay, barakoreka rwose. Iki gikomangoma kitse none urabivugaho iki? Tugende nta kibazo. Ikindi kandi nta n'ibirenze byo kuba watinya mama rwose
sinzi impamvu bakamutinya, ariko nanone se wamenya yuko umuntu ari umwamikazi ugapfa kumujoga uko wiboneye? Ntabwo byashoboka. Murabizi rwose. Umukobwa bitekerezaho ati se ngende cyangwa mbireke? Katuze kureba igikomangoma gikomeza kimubwira kiti tugende yewe ubwo turi kwanga. Nubwo wavuze ngo ntabwo biri mu nshingano zawe, biri mu nshingano zawe, sibyo? Tugende rwose, nta birenze. Aba bana ni beza, ndi kubona rwose bazavamo ingabo zikomeye cyane. Nta kibazo rero, mama ababonye ntacyo byabitwaye. Umukobwa ati oke, nta kibazo, ubwo tugende. Oke, nta kundi kunabigenza nyine, ubwo reka nemere tugende, gusa nizere yuko tutari buze gutinda, sibyo? Igikomangoma kiti rwose ntabwo turi buze gutinda, njye ibyo nkubwira ni ukuri, tugende, twe gutinda hano. Nuko byagenze, uyu mukobwa ndetse n'abana be bose bagenda bajyana n'iki gikomangoma kugira ngo bajye kureba umwamikazi. Katuze kureba abana ni ubwa mbere bagiye guhura n'umwamikazi. Let's go, tugende. Abana nuko bagiye. Ese baritwara gute? Biraza kugenda gute? Bakigera ahangaha sasa bagombaga guhagarara, bari bageze ku ngoro y'umwamikazi cyangwa se ingoro y'umwami. Bati noneho mwe muri aho ngaho nta kibazo, ubwo nyine ndahita nguhamagara, nta mpamvu yo guhita winjira mu nzu nyine gutyo, wapi ntabwo byakunda. Ubwo nuko byagenze, bidatinze abana barakurika basigaye ahangaha hanze, basigaye inyuma y'ingoro. Noneho igikomangoma kinjira mu nzu, hari kigiye kuvugana n'umwamikazi. Ese bagiye kuvugana ngo iki? Nibiki baba bagiye kuganiraho? Abana bari hano hanze, ndetse nawo mukobwa ubatoza ari hano hanze. Undebere rwose, wa muhungu wa musore cy'igikomangoma nuko kinjira ku ntebe y'ubwami. Undebere rwose, ni ahantu haba hiyubashye, ahantu haba hakomeye cyane, nta kibazo cyaho. Bari kurika rwose, hari wari kwita ku mwamikazi, ndetse igikomangoma kikigera ahangaha gitangira guha icyubahiro umwamikazi. Ndetse igikomangoma gitangira kuvuga kiti hano hari ingabo nshyashya zahageze. Noneho wa mukobwa yatuzaniye ingabo nshyashya zirenze. Noneho mama, ndashaka kugira ngo ujye kuba wazireba. Katuze kureba, ese umwamikazi ari buze kujya kureba izo ngabo? Ni abana batubindwanyi pe, baraza rwose bakabazana ahangaha bakabatoza, ubundi bagakura barenze nyine bameze neza fureshi. Ubundi bagomba kubita ingabo kuko n'ubundi baba bazakura bakavamo ibirangirire, bakaba abantu bakomeye bya nyabyo. Mbese ubona umuntu ukabona uti uyu nguyu ararenze. Umwamikazi wamubonye ukuntu aba arenze, impeta yambaye iba ihenze cyane, iba igura amafaranga menshi cyane rwose pe, amadolari aba arimo ni menshi cyane. Niyo wayabara mu mayero ntacyo byabitwaye. Ushaka kuvuga mu madolari ntimubyumve neza, ariko amadolari yaramamaye, n'amayero ntacyo byabitwaye. Uyu ni umwamikazi wicaye ku ntebe y'ubwamikazi ahangaha. Ako kanya yagombaga guhaguruka kugira ngo ajye kureba abo bana bazanye ahangaha ibwami. Katuze kureba, ese uyu mwamikazi nabona aba bana ari buze kwitwara gute? Biraza kugenda gute? Bariya bana biraza kugenda gute? Umwamikazi naza kubakubita amaso. Umwamikazi aba yubashywe rwose, arenze. Atangira kuvuga ati noneho mubohereze. Umwamikazi ntabwo ajya yiyegura, bagomba kumwegura, niko bigomba kugenda. Mubohereze, ba bana bagomba kwita binjira ahangaha mu ngoro kugira ngo baze kubonana n'umwamikazi. Wa mukobwa ati sinababwiye ibyo mugomba gukurikiza, sabwiye ko nta buswa ugomba kurangwa ahangaha, mugomba kuvuga amagambo mazima. Let's go, twinjire. Nuko binjiye abana, barinjira rwose bameze neza, abana bagira ikinyabupfura cyabarenze koko. Ukavuga uti rwose aba bana koko bararenze. Nuko byagenze, abana bati reka twinjire. Harimo umwana udasanzwe. Uriya mwana ariya maso yakuye hehe? Ariya maso ko adasanzwe, kandi ko nta undi muntu ufite amaso nkaye. Biraza kugenda gute nagera ahangaha bakabona uriya mwana atandukanye n'abandi bana? Biraza kugenda gute? Nuko binjiye, ndebere, ndetse na wa mukobwa yinjiye ahantu harenze cyane. Ni ahantu haba hiyubashye, mbese hahantu uvuga uti mbega ahantu rwose iyi niyo si, nta kundi kuntu byagenda. Abana binjiye ku murongo, binjira bameze neza. Abana bari batojwe ikinyabupfura, bati nta bintu by'ubugambo. Ubugambo wapi? Nizere ko mwabusize hahandi. Ahangana ahantu haba hiyubashywe, harenze, nta kibazo. Ndebere rwose, abana barinjira bari kumwe n'umutoza wabo, yaramaze kubinjiza ahangaha mu ngoro.
y'ubwami. Ndebere rwose, ariko abana mbere yo kuza ahangaha babanje kwiragiza Imana bati Imana uzatube hafi, uzaturinde. Ni uko Imana ndabizi yuko udukunda. Abana bari ahangaha babanje kwiragiza Imana bati Imana uzaturinde ahantu hose tugiye, uzabane natwe, uzatwiyereke. Mbega byiza. Noneho igikomangoma cyatangiye kuvuga ati amavi hasi. Ubwo byanga bikunze abana bagombaga guhita bapfukama. Ubwo nyine iyo ugeze ibwami ugomba guhita upfukama ndetse ugatangira kuramya umwami. Namwe murabizi kera mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hakiba ikintu cyitwa ubwami, mbese ku ngoro y'ubwami. Namwe murabizi nyine abami baba abantu bakomeye cyane mu gihugu. Ako kanya noneho aba bana ikintu bagomba gukora ni uguhita mbese batanga icyubahiro bari kugiha umwamikazi. Mana yanjye, abami koko babarenze. Abami baba ari abantu biyubashye, mbese bameze neza cyane. Ndetse uyu mukobwa atangira avuga ati noneho nk'uko bisanzwe, nk'uko amategeko abigenga, uyu munsi nkaba nazanye abana 5. Ni abana barenze, ni abasirikari kandi bazakura bavemo ibirangirire. Nabazanye katuze kureba ese birasa kugenda gute. Umukobwa akomeza avuga ati nukuri iki ni ikintu nkeneye rwose, kugira ngo abana bose nzanye ahangaha mujye murabafata neza, mbese kuko aba arabana bameze neza, batojwe ikinyabupfura, nta kibazo cyabo bafite pe. Umukobwa atangira kuvuga ayo magambo muri ubwo buryo ari kubwira umwamikazi ndetse n'abantu benshi bateraniye ahangaha. Katuze kureba ese biraza kugenda gute. Abana bari hano ndebere ni abana batamenyeye ibwami, bari kubika umutwe ndetse bagatangira kugenda bubura umutwe gake gake. Ariko nakubwiye ngo hari umwana udasanzwe uri hano, bari imbere y'umwamikazi. Ariko umwamikazi hari uwo yavumbuye bati wowe akana bari bakavumbuye. Nakomeje kugenda mbivuga. Uyu mukobwa yitegereza uwo mwana bavuze. Wowe uriya mwana ntabwo ari ndi kuvuga, ni uwo mwana, ntabwo ari wowe. Wapi wowe? Umwana katari kuzamura amasora yabivumbuye bati hubwo uvayo hano, come here. Umwamikazi niko atangiye kubwira uyu mwana ufite amaso ameze gutya ati wowe rwose ndagukeneye, vayo hano tuvugane. Banguka, umwami araguhamagaye, ugeze ibwami cyangwa se umwamikazi ati vayo wowe tuvugane. Wamenya agiye kukubwira ngo iki? Tekereza, wamenya agiye kukubwira ngo iki? Nawe umbwire. Akana bakavumbuye bati uvayo hangaha wowe, banguka. Umwana ahita ahaguruka. Ni umwana muto cyane muri abangaba bose bari hano. Umwana bari bamuhamagaye bitewe n'ikibazo ntabwo ari ikibazo, ahubwo twavuga yuko ari impano idasanzwe afite kurusha abandi bose. Uyu mwana afite amaso atandukanye n'abandi bantu bose, kuko amaso afite nta undi muntu uyafite. Wapi keretse we gusa. Umwana yaragiye yitaba umwamikazi kuko yamaze kumuhamagara. Katuze kureba ese umwamikazi agiye kumubwira iki, niyo magambo agiye kuba yamugezaho. Akana karaje kitegereza umwamikazi karamureba. Uyu mwana akurebye ushobora kugira ngo ni marayika, cyangwa se ushobora kugira ngo ni ikindi kiremwa kidasanzwe. Ndetse iki gikomangoma ntabwo kiri cyamubonye, kitegereza uyu mwana neza, kibona kuko ni umwana udasanzwe. Mbega umwana, ndebere rwose ahangaha ibwami ni ahantu haba hiyubashywe, mbese ahantu haba hiyubashye hameze neza cyane. Uyu mukobwa iyi ngabo irenze cyane itangira kwitegereza uyu mwana bamuhamagaye. Ndetse umwamikazi atangira avuga ati murabizi yuko mu mudugudu witwa Nango cyangwa se mu gace kitwa Nango nta mvura ikihagwa, mbese imyaka 3 irashize nta mvura ihagwa. Kandi byatewe nuko hari umwana muri iki gihugu cyacu ufite amaso yishimye, none yabonetse. Noneho uyu mwana rero niwe nari nshaka. Akana kabonetse noneho sasa. Nakubwiye ngo uyu mwana cyangwa se aba bana bari buze guhura n'ingorane zikomeye cyane. Ndetse uyu mwana agiye guhura n'ingorane zikomeye cyane kuko agiye gukubitwa noneho inkoni zimurye, kuko uyu mwana ngo niwe utuma mu gace kitwa Nango hashize imyaka 3 nta mvura igwamo. None bari bamufumbuye kandi yizanye ahangaha, nta kundi kuntu ari buze kuhava. Ndetse ako kanya umwamikazi yatangiye gutanga itegeko ati noneho ba manager murabizi, amategeko y'ibwami murayazi, icyo gukora murakizi. Uyu mwana hari icyo bagiye kumukorera kitari cyiza. Ni ijambo ry'umwamikazi, kandi amagambo umwamikazi avuze agomba gushyirwa mu bikorwa uko byagenda kose. Mana yanjye, uyu mwana bigiye kugenda gute?
ese kuko yaba agiye gukubitwa? Ndetse batangiye kuvuga bati uyu mwami yatangiye avuga ati uyu mwana mumufate ufite amaso yishimye mumujyane hanze, ntabwo umukeneye ahangaha mu ngoro y'ibwami, mumusohore hanze. Ni itegeko ryari ritanzwe kandi igomba kubahirizwa, ndetse arenzeho kuvuga ngo uyu mwana akubitwe ibiboko 20. Ibiboko 20 yarabwiye abaja ati mumusore mugende mumuhereze ibiboko 20, nibyo akwiriye kuba yarya. Uko nguko niko byagenze. Umwana bise bamufata bati wowe sha wowe watumye muri nango hatagwa imvura imyaka 3 yose, akana kati kubera iki byose muri kubikora? Njyewe ubwanjye ko mfite amaso ameze gutya bibahesha uburenganzira bwo kuza mukankubita uko mwiboneye. Akana gatangira kwirwanirira, ndetse igikomangoma gitangira kubwira uyu mwana kiti we nta nisoni wo uratekereza amagambo uri kuvuga, ururimo kuvuga uraruzi, amagambo uri kuvuga arasharira cyane, ahantu uri urahazi, ndebere mugende rwose muhitamo mukubita ibiboko 20, nta kundi kuntu byagenda. Ndetse umwamikazi ati ntabwo bikiri 20 gusa, ahubwo ni ibiboko 50 agomba kubirya. Abana bari hano baba barabyumvise ngo ibiboko 20, itsinda ubumwe muracyaryibuka, mumujyane hanze, ndetse mugende muhite mumfukamisha hanze, nta kundi kuntu bigomba kugenda. Gusa aba bana batangiye kugenda basakuza cyane bati rwose ibi ngibi ntabwo byashoboka kubona umuvandimwe wacu bagiye kumukubita azira ukuntu yaremwe, rwose ibi ngibi byakitwa ihohoterwa cyangwa se ivangura, ntabwo rwose ibi ngibi bishoboka. Uyu mwana bamujyanye gute? Gusa uyu mukobwa ati nyamara uriya mwana mujyanye hanze mukamujye kumukubita nta kosa yakoze, kuko uriya mwana yavutse ari kuriya ameze. Nukuri pe mubizirikane, uriya mwana ntabwo ari we wahisemo kugira amaso asa kuriya. Gute mushaka kumubangamira? Byagenze gute? Uyu mukobwa byaramubabaje ati ntabwo rwose ibintu muri gukora, ndetse ntabwo ndi kubyemeranyaho namwe. Nukuri pe murabizi ndabubaha hano ibwami, ni ahantu nubaha cyane, ariko kubona uriya mwana bagiye kumukubita, ariko nta kundi kuntu byari kugenda. Ni itegeko ry'umwamikazi ryari maze gutangwa, ubwo uyu mwana yagombaga gukubitwa byanga bikunze. Abana bari hano noneho sasa bari buze kubigenza gute? Bati tujye kurwanirira umuvandimwe wacu, turi ubumwe, niryo zina ryacu, tugomba kurwana naho uko byagenda kose. Katuse kureba ese biraza gukunda? Ese aba bana bari buze kurwanira murumuna wabo biraza gukunda? Bati muze tugende rwose, tujye kureba ukuntu twarwana kuri murumuna wacu. Ndetse abana bari bagiye, uyu mukobwa abona yuko bagiye, abana yabonye yuko nta mikino, ndetse umwana biri batangiye kumuhereza ibiboko. Koko ni akana gato, harya ibwami nta mpuhwe zibayo na nkeya, wapi ntabwo byakunda. Abana batangira kuza bati uri gukora iki? Have ibintu rwose murimo ntabwo ari ibintu byiza. Abana nuko batangiye kugenda barwana intambara, bati ibyo muri kwigira ntabwo byakunda, ntabwo uyu mwana mugomba kumukubita, ni ibyo muri kwigira rwose. Abana nuko byagenze. Mbega undebere rwose, ariko nanone uri kwitegereza ahangaha hari undi mwana udasanzwe uri kugenda, birashoboka yuko ari mu kagare bari kumugendesha nubwo katagaragara. Ndebere, ndetse hari n'umugabo uri ahangaha uri kubyitegereza. Ese uyu mugabo ninde hano ibwami? Uyu mugabo yaba ashinzwe iki? Katuze kureba. Ari kwitegereza ibintu byose biri kubera hano. Ukurikire akana nako niko kari kugenda kirwanaho, ari nako abandi bana bari kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo bamurwaneho. Bati ntabwo mugomba kumukubita, kuko uyu mwana nta kosa yakoze, ntabwo yazira uko yavutse, kuko nta makosa yigeze akora. Mwebwe muri kutubangamira anga ibwami, nta by'amategeko ibikine biki ngo mugomba kudukubita, natwe ubwacu tugomba kwirwanirira. Abana nuko batangiye kugenda barwana naho koko ngo amaso yishimye, hayinya ntabwo byakunda. Abana nuko byagenze, bakomeza kugenda birwanira kuko bise izina ryiza ubumwe. Umwe ni izina ryiza, umwe ni izina ry'igikundiro, ni izina ryiza cyane koko. Bidatinze igikomangoma ndetse na wa musirikare yangabo ikomeye cyane bagiye gutabara kugira ngo imirwano ahangaha ihoshywe byanga bikunze. Ese biraza kugenda gute? Ese izi ntambara zose zibuze gushira? Gusa abaje n'abagaragu bagakomeza kugenda bakubita, ariko babana bakagenda bese bakora ibishoboka byose kugira ngo
uyu mwana ataza kuba yakubitwa ibi biboko byose bategetse ko yakubitwa. Uyu mukobwa abona yuko aba bana koko ari indwanyi. Aba bana bite byabo, abana ni ukubabona biturije bameze neza, kumbe ni abana ayiwe vuba hasi amafi hasi. Atangira ababwira ati mupfukame. Abana batangiye kumvira umutoza wabo batireka dupfukame. Abana nuko byagenze. Gusa uyu mutoza yarababajwe n'ukuntu aba bana bitwaye, ntabwo byigeze bimushimisha habe na gato. Ariko aba bana nabo bakoze ibintu byangushye. Baravuze bati kugira ngo murumuna wacu abe yapfa nabi, bamukubita byarutwa natwe tugapfa bikagira inzira. Ndetse iyi ngabo ikomeye cyane itangira ibabwira iti kubera iki mwagaragaje ikinyabupfura gike cyane, nabazinya hano kugira ngo muze kurwana. Reka mbabwire, iyo mumureka agakubitwa ntabwo byari kurangira maze akaba muzima, hari ubwo yari gupfa. Gute mwaje kwitwara nabi hano ibwami? Nababwiye guki mbere yuko tuza ahangaha? Sinabanje kuganira namwe. Uyu mukobwa akomeza ababwira ibyo byose. Gusa aba bana babonye bageze mu kibazo, baravuze bati ntabwo tugomba kumutererana, tugomba kugenda tukamurwanaho uko byagenda kose. Gusa uyu mukobwa ntabwo byigeze bimushimisha. Gusa umwe muri bo barakurika uyu mukobwa Rose Maro yatangiye avuga ati please basi reka njye nkubitwe ho kugira ngo murumuna wanjye abe yakubitwa. Ndetse uyu mwana ati nanjye nshaka kugira ngo sister have nanjye reka bankubite, sibyo have batagukubita kuko ni njyewe. Oya wapi, reka bankubite ndakwinginze please, ntabwo ugomba gukubitwa mpari. Siko bimeze. Abana koko bari bafite urukundo rurabaranga. Abana n'abana bese bega byiza, ni ukuri pe mujye muragira urukundo nk'urw'abana, ni ibintu byiza cyane. Ndetse uyu mwana atangiye kugatereka nkubwire urusi n'ikindi, erega urabizi yuko nta hantu ho kuba dufite, nta nzu dufite twajyamo. Gute murumuna wanjye yakubitwa ndi kureba, ndetse itsinda ryacu ubumwe mbese riri kubyitegereza byose, murumva ibyo byose byakunda. Niyo mpamvu ibi byose byabaye. Rero muse kutwihanganira, nuko dukundana turi ubumwe koko, ukurikire rwose. Ndetse uyu mukobwa nanone ati nta kibazo, noneho aba bana ndabyumvise, nta kibazo, izo nkuni yari gukubitwa reka nzikubitwe please. Abana bari hano ndetse bari kuri kakana kati ndanze, reka bazinkubite, nta mpamvu yo kugira ngo ukubitwe uri kuzira njyewe. Ndetse wa brother wabo wandi mukuru wabo bati nta kibazo, noneho munkubite, kuko babana bagira ubumwe. Ntabwo bona mugenzi wabo yaguye mu bibazo ngo bamwirengagize, ahubwo bagenda bakamurwana naho. Ni abana mbese barwanana igihe n'igihe, isaha ku isaha, bakomeza kuvuga bati ndetse hari undi mukobwa wavuze ati nanjye munkubite, aho kugira ngo mukubite uwo mwana, aho kugira ngo hakubitwe uriya, hakubitwe uriya, nanjye munkubite. Nuko byagenze. Umwamikazi yarabyitegereje, uyu mukobwa nawe arabyitegereza. Ibi ngibi bishatse gusemura iki? Bishatse gusobanura iki? Abana nuko byagenze, batangira kugenda baha icyubahiro umwamikazi. Ariko buko yuko nubwo ibi byose bari kubikora, aba bana bazi ubwenge, bafite umwami wo mu ijuru bubaha, Imana data wa twese, bafite Yesu Kristo wubunamira. Ariko bageze ahangaha bataho kugira ngo tupfe nabi, kugira ngo turame, tugomba gukora ibishoboka byose, mbese amategeko agenga hano ibwami tugomba kuyakurikiza. Gusa umwami arangije avuga ati noneho mwese mugomba gukubitwa, cyangwa se nanone uwo mwana agakubitwa. Ni itegeko ritanzwe, kandi umwamikazi iyo avuze itegeko nuko bigomba kugenda. Mana yanjye tuze kureba. Gusa uyu mwana ati ndabinginze rero munkubite ngenyine, sinshaka kugira ngo hagire undi muntu uzirangiye ubwanjye, kuko ntabwo Mana yanjye. Umwana yabuze ukuntu abigenza, atangira avuga ati ba sister brother wanjye ndabakunda cyane, rero ibyabaye byose nta ruhare nabigizemo, mundeke bankubite, nta kundi kuntu byagenda. Munyihanganire rero, mutojya gutera intambara akaduruvayo, ntabwo ari byiza. Mbega gusa wa mukobwa yese azahangaha katuze kureba ese biraza kugenda gute? Mana yanjye. Gusa uyu mwamikazi atangira avuga ati bitewe n'ukuntu mwese ndi kubabona, ni ijambo yari amaze kuvuga. Ndabona mwese pe amagambo yose mwavuze, ndabona no itegeko ritanzwe, mwese mukubitwe.
tuze kureba ese bagiye gukubitwa. Ni itegeko ryari ritanzwe n'umwamikazi ko bagomba gukubitwa uko byagenda kose. Gusa uyu mwana ati mureke bankubite njye nyine, ntabwo nshaka kugira ngo abandi baze kuzira amakosa yanjye. Burya abamikazi nabo reka no kugira amagambo menshi nza kubavugaho, gusa Imana ijye irakomeza ibahe umugisha ndetse inabakomereze mu miyoborere yanyu myiza. Ndanabakunda cyane, nta bindi bintu navuga. Ndetse umwamikazi atangira kuvuga ati amategeko y'umuryango murayazi, amategeko y'ibwami murayazi, agomba gukurikizwa keretse katuze kureba. Ni itegeko ryari ritanzwe ko abana bagomba gukubitwa, ariko cyane cyane uyu mwana niwe bari kwibandaho ko bagomba kumukubita paka apfuye, kuko baramushinja yuko yatumye muri Nango hatagwa imvura mu gihe cy'imyaka 3 yose. Mana yanjye, abana bari hano birazi kugenda gute? Nta kuri byari kugenda, bagombaga gukubitwa ndebere. Ndetse batangira kuvuga bati mwe kudukubita cyane yuko kakana ariko bari kwibandaho, bati mwimukoraho uyu mwana, mwimukaraho. Aba bana batangiye kugenda barwana naho, bati uyu mwana mwe kumukubita, uyu mwana arazira ubusa. Mbega urukundo byiza cyane rwose. Urukundo ni urwa mbere, mujye murakundana. Ni ukuri Imana irabikunda. Imana ikunda abantu bashyize hamwe, Imana ikunda abantu bakundana. Mbega abana bati reka mubwize ukuri mwamikazi, tubabarire basi tuzagukorera iminsi yacu yo kubaho kose. Mbese iminsi yacu tuzabaho ku isi, tuzahora turi hano ibwami tugukorera ibikenewe byose, tuzabikora turakwinginze. Okay, wow, byiza cyane. Umwamikazi niko yatangiye kuvuga. Ese aba bana baba bagiye mbese baba bavuye mu ngorane, inkoni baba bagiye gukubitwa zaba zirangiye. Ndetse iki gikomangoma gitangira kwegera umwamikazi kiti okay, bikuri ko rwose ibi ngibi bigomba kurangirira ahangaha. Aba bana bagomba kubaho neza, kuko urabona ko aba bana ni indwanyi. Ikindi kandi ugomba kumenya nuko aba bana bagira urukundo, barakundana. Byose turi kubakora bigomba guhita birangira, kuko uriya mwana ntabwo biriya byose byabaye kubera we. Kuba imvura yabuze muri Nango ntabwo bivuze yuko uyu mwana ari we wabiteye. Wasanga bari abapfumu bose babiraguye, bari kubeshya. Ntabwo rwose ari ukuri. Mbega ni isomo ryiza koko, mbega byiza. Umwana uri hano nuko yarokotse urupfu, ndetse bari kureka rwose umwamikazi ati se ibyo ngibyo birashoboka? Nanone nisubiyeho bakubitwe. Abana bati no, ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda. Bakomeza kugenda barwana naho. Umwamikazi ajya avuga ijambo rimwe na rimwe, samutemu ugasanga nyine ese yisubiraho ati nanone nisubiyeho, abana bagomba gukubitwa. Ariko abana barahangaha nta muntu numwe ugomba kubinjirira, bagomba gukoresha imbaraga zose basigaranye, kugira ngo mbese ugakoresha umwuka wo kugeza upfuye. Nta mpamvu yo gupfa nk'imbwa, nta mpamvu rwose yo kugira ngo umuntu apfe gutyo. Ndetse aba bana bati ubumwe, nizere rwose ko muri kunyumva, muzi rwose itegeko dufite, muzi yuko Imana yadusezeranyije ikintu gikomeye cyane, murabizi. Okay, icyo gukora murakizi. Abana bari hano bari bafite sirenge ziteye ubwoba, bari bazi ijambo bavuganye n'Imana, ndetse Imana yarababwiye yuko igomba kugira kubitaho uko byagenda kose. Bati nimuterwe ubwoba no kubona rwose dufite umuvandimwe ufite amaso yijimye. Ibyo ntabwo ari kibazo, kuko nzi yuko nyuma y'ibi byose tugiye kuzabaho neza, ndetse n'umunezero utazashira. Abana barahangaha bari bishimye, bameze neza. But mom, ndebere rwose akana kari hano katangiye kugenda gasaba umwamikazi imbabazi. Kati ni ukuri pe, katangiye kuvuga ati mama, gatangiye guhamagara, turakwinginze ni ukuri, ibyo nugutegeka rwose kuba twakorerwa. Turakwinginze ni ukuri, tuzagukorera ubuzima bwacu bwose, tuzaba turi hano ibwami. Turakwinginze ni ukuri. Ndebere rwose Rosemary urahangaha ati ibintu byose bizakenerwa muzabimbaze n'inkura. Ndabisi yuko rwose bizaba ari byiza cyane, tuzakomeza dukore ibyiza hano ibwami. Ikindi kandi ntabwo tuzigera tugutenguha, turakwiginze. Mana yanjye, umukobwa uri hano umutoza wabo ari kumva abana be ukuntu bari kuvuga. Ni abana bagira urukundo, abana bagira ubumuntu. Mbega abana byiza cyane rwose.
siko bimeze. Ndetse Big Brother ati wow, byiza cyane rwose, siko bimeze. Tuzakomeza tube ahangaha ndetse dukora ibintu byiza, tugomba kuzaba ahangaha mu busitani bwiza kuko Imana yabidusezeranyije. Rero mwamikazi, nawe shyira ibikorwa Imana yavuze, mbese shyira mu bikorwa ibyo Imana yatuvuzeho, mbese utubere icyambu twambuke. Abana barahanga bafite ubwenge. Narababwiye ngo bura ikintu uzasaba Imana uzasebe ubwenge, kuko ubwenge ni ikintu gikomeye cyane Imana izaba iguhaye. Ubwenge burimo byose, ubwenge burimo ubukire, burimo amahoro, buri kimwe cyose rwose kiri mu bwenge, kuko nta kintu wabasha gukora neza udafite ubwenge, ntabwo byakunda. Mana yanjye, katuze kureba ese aba bana baba bagiye kurokoka koko? Katuze kureba. Ariko abana nibaramuka barokotse bagomba kuzabaho neza hano ibwami, nta kibazo bafite. Hari kigiye kuba kidasanzwe. Nakubwiye ngo aha hantu ni heza cyane. Abana bamaze gukora ibyo byose, barangije rwose batangiye kugenda mbese bapfukamira umwami, ariko ibi byose ni ukurenza imirari. Ubundi bafite umwami bubaha, ari we Data wa twese wo mu ijuru. Ariko n'ubundi ni ibintu bisanzwe, ibwami nyine ntabwo wajyeyo utabanje gupfukama, ni nk'ihame rwose. Nakomeje kuvuga ku kintu kijyanye n'ibwami. Bura ibwami ni ahantu haba harenze koko, ndibi rwose. Ndetse hari uwavuze ati mama, bitewe n'aba bana ndi kubona bose, icyo ni kiri gikomangoma cya kabiri, ni cy'umwamikazi. Igikomangoma gitangiye kuvuga kiti abo bana bari seriye rwose, nabyitegereje. Abana barahangaha batangiye guhaguruka bati ngo wiki, Imana ishobora byose. Katuze kureba abana bari hano, igitangaza cy'Imana wasanga koko cyari kigiye kuba. Igitangaza cy'Imana koko kigiye kuba. Ndetse hari ijwi ryatangiye kuvugira kure, hari umugabo urimo avuga ati njye nkurikije ukuntu umugore wanjye yapfuye, ndatekereza yuko hano mu bwami bwacu sinshaka kongera kubona andi maraso ari kumeneka. Rwose byaba ari isura mbi mu gihugu cyacu kubona andi maraso ari kumeneka mu gihugu cyacu, kandi abantu batigeze bakora nabi. Rero ibyo bintu tubyamagane twivuye inyuma. Iryo ni ijambo ry'ura mugabo yaramaze kuvuga, kandi byagombaga gutabara aba bana uko byagenda kose. Ndetse umwamikazi ati uko niko bivuzwe, reka nanjye nemere yuko ariko bigomba kugenda, nta kibazo rwose. Ntabwo hanga mu gihugu cyacu cyane cyane hano ibwami ibihano bikakaye, ndetse no kuba twakica abantu ibyo bihano bivuyeho, kandi ntabwo bizongera ukundi. Abana baje hanga ibwami babaye umugisha ukomeye cyane, ndetse no ku bandi bantu bagiye batandukanye. Ubundi wakoraga ikosa hano ibwami ugahita upfa bikarangira, abana bati thank you, urakoze cyane, mbega byiza. Ndetse n'umwamikazi ati byiza cyane, nuko byagenze, mbega igitangaza. Reka mubwise ukuri, igitangaza cy'Imana cyarabaye. Abana batangiye gushimira batangiye gushimira Imana, bati mbega byiza, thank you, Imana ishobora byose. Uriya mugabo nawe niba ari intumwa y'Imana, undi rwose avuze ijambo rikomeye cyane. Ati ntabwo dushaka kugira ngo andi maraso atangire atembe mu bwami bwacu, ntabwo rwose byaba ari mu byiza, kuko ukuntu umugore wanjye yapfuye, nta kindi kintu nshaka kugira ngo cyangwa se undi muntu uzongera gupfira hano ibwami. Ibyo byose bite birangira, kandi ibi byose birangiye kubera aba bana b'umugisha bageze hano ibwami. Ubundi abana ni umugisha koko, kandi ni byiza cyane. Umukobwa uri ahangaha akibona igitangaza kimaze kuba, nta kundi kuntu byari kugenda. Abana nabo batangiye kwishyira hamwe bati mbega byiza, ni ukuri pe, iki ni ikimenyetso cy'uko Imana ituri hafi. Muhaguruke, alright, mbega byiza. Ndebere rwose abana nuko byagenze, batangira guhaguruka bati ni ukuri pe, Imana iradukunda. Ndetse iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko Imana ituri hafi, Imana idukunda, ndetse Imana igendana natwe ahantu hose tugiye. Byiza cyane. Big Brother niko yatangiye kuvuga ati noneho nizere yuko itsinda ubumwe Imana irikunda. Mbega byiza, turi abantu beza ku Mana, biragaragara pe. Natwe rero tugomba kuzahora turi abatoni ku Mana, kugira ngo tujye turakora ibintu byiza cyane binezeza Imana. Mbega ibintu byiza. Abana barahangaha batangiye kuvuga ati shi ikiganza hano, nundi shyirana ikiganza, nundi shyirana ikiganza, nundi shyirana ikiganza. Itsinda ubumwe nuko byagenze. Imana yarabiyeretse, Imana ibaba hafi, Imana ibyo yabasezeranyije yarabibahaye. Ndetse uyu mutoza wabo arimo abyitegereza. Byari ibintu byiza cyane, mbese cyari nk'ikirori kuri aba bana ndetse no kuri uyu mutoza. Ndetse reka mbabwire ko inkuru yacu irangiriye ahangaha, akaba ari nayo finali.
ukomeje kubona nanjye ndagushimiye cyane pe. Imana iguha umugisha, Imana ikongera imigisha koko, ibyo ngusabiye Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Iyi nkuru nize yuko iguhinduye, ndetse nizere yuko ugiye kugenda ugasenga Imana mu by'ukuri. Tuzabura mu kane gasobanuro karyoshye cyane. Ndabakunda, ciao ciao.